Yego Fure, tugusanze uri guhinga. Mwiriwe neza. Twari turi mu murima turi guhinga. Yego. Ibyo bintu wabitekereje ute se ko mperuka wiga? None byagenze gute wa muhungu? Ibi ngibi ni mu buryo bwo gufasha ababyeyi mu mirimo. Mu gihe turi mu gihe cya karantine. Dufasha ababyeyi kugira ngo batabone ko twicaye mu ngo. Ntabwo wakicara umubyeyi nta kintu umufasha kandi nta mirimo ufite ukora. Rero ni muri ubwo buryo dukora kugira ngo dufashe ababyeyi batubone ko natwe dufite akamaro mu rugo. Nubwo dufata n'umwanya tugasubira mu masomo yacu ariko tugakora n'imirimo yo mu rugo. Ntabwo umukecuru wanjye yaje gufata isuka ahinge kandi ngewe umuhungu we Mari ni mukuru. Rero nanjye ni ubwo buryo ngafata agasuka nahinga nkareba ko twakeza imyaka. Dore igihe cy'impeshyi turi kugenda tukivamo. Yego Fure, none se nta kintu wabwira urubyiruko mungana ko iyi minsi hari urubyiruko rwirirwa ahubwo rutembera rujya gusura inshuti zabo kandi ari no mu gihe cya Covid? Nta nama wabagira ukurikije ibihe turimo? Nabagira, barabona iki cyorezo kitumereye nabi, kitugeze kure. Mu buryo bwo kwirinda twaguma mu rugo tukubahiriza gahunda za leta zitugenera, tukaguma mu rugo tukubahiriza amabwiriza, kuko usanga urubyiruko ari twe tukwirakwiza kino cyorezo cya coronavirus. Rero nta bundi buryo twakirinda tutagumye mu rugo. Tugume mu rugo dukora imirimo dufasha ababyeyi nabo badukeneye. Igihe tuzatangira tuzongera twige ariko twafashije ababyeyi imirimo yo mu rugo. Je nicyo kintu numvaga ko twakora nk'urubyiruko, dufata uturimo dukeya two mu rugo tudukore, dukomeze twihangane iki cyorezo n'ubundi n'Imana yagishyizeho kandi zanagikuraho. None Fure, turabyumva uri guhinga kandi niyo namuvuze ni nziza, ariko hari ikindi kintu nifuje kuba nakubaza. Hari ukuntu ejo bundi ngemerutse kureba televiziyo bavuga ukuntu abana b'abakobwa bamwe bari guterwa inda. Ko muri kino gihe cya Covid hari ukuntu urubyiruko ruri guhura rukagira. Wowe urabivugaho iki cyo kintu kandi nawe kuri urubyiruko Fure? Nicyo kintu ndakivugaho cyane. Yego. Mu rubyiruko rw'ikugira ngo hari ibyo njya numva mu ndirimbo. Ega nanjye ndi urubyiruko buriya ntibakabone mfata agasuka bagenge njye sindi urubyiruko. Yego. Nanjye ndatsapa nkambara neza nkagenda mu bandi kandi nanjye ndi urubyiruko rujujutse. Yego. Ariko ikintu navuga, hari indirimbo njya numva ngo bafite ubushyuhe. Bafite ubushyuhe. Yego. Abakobwa nyine nimba ababyeyi baba badahari bajya kubashakira amaramuko. Yego. Babahungu bakabasura. Yego. Imyenda ziri kuva ariko twakirinda. Ntabwo twe twagera mu gihe cyo gushaka kabisa, tujye twirinda. Nunabikoze wenda bimucitse yibuke gukoresha agakingirizo. Agakingirizo urakemera wowe? Ndakemera cyane, wowe ugakoresheje abari sawa byaganje. Gusa njyewe nyine njya mpfa kurebaho kabisa. Hariya ntabwo wowe ujya ukinira iya mikino se? Bategereza Imana yangeneye buriya. Ubyitwaramo ute Fred, ko hari igihe njya mbona ku mugoroba utapfa umeze neza nubwo agapfukamunwa utakibagirwa? Nicyo kintu ngukundira. Urabona nyine sinibagirwa, ariko buriya reka mbwize ukuri, ngende wa muntu ugira inshuti kandi unasabana, nkaba naganira n'abantu. Nicyo kintu ngewe nkora. Rero kubana n'inshuti zanjye biranshimisha cyane. Nubwo inshuti ngiye zitandukanye ariko ngewe mbanza ibyo ndimo. Ese uwo mukobwa amuteye inda namuzana mu rugo? Ese ngewe ubwanjye ndaba nawe nibashije kwitunga, uwo mwana yabyara namutunga? Ese ndajya gufungwa ndi umwana vizo yanjye igapfa? Ibyo byaba bimariye iki? Yego. Ni muri ubwo buryo rero ngewe nafashe umwanzuro wo kwifata, nshaka inshuti, kuko n'igihe cyo gushaka ntabwo ninakigera. So wenda girlfriend namushaka ariko ntabwo cyari cyagera igihe cyo gushaka. Bari gukora iki Fure? Kandi noneho nta kintu ukora, wabigenza ute? Ariko kandi wibuke Fure, ubwira abantu hano ko ari kuri Biba TV, bajye bakurikirana ibiganiro byacu. Bakore subscribe. Hano mukore subscribe. Ni TV, ni Biba TV. Biba TV. Niyo mpamvu nawe no gukora tureba, ariko ngera tureba. Mukore na share. Mukande no kukazogera kabisa, uzamubona ibiganiro byinshi byo kwiteza imbere nk'urubyiruko, tuzajya tuganira kandi turi kumwe nawe. Ciao, murakoze kandi namwe igihe cyiza.